ongera uvuge ngo Imana indemera ikintu gishya kandi kiremwe nonaha, apana kera, kiremwe nonaha. Ndabyatura ndi umukozi w'Imana, ndabyatura ndi umuhanuzi, ntabwo mbyihimbamo, Imana yaransize. Ndatura ijambo rivuga ngo Imana ikuremera ikintu gishya muri uku kwezi, muri iyi minsi, muri ibi byumweru. Tuguhaye ikaze mwene data mu isengesho rigufi nshaka ko dusengana. Nifuje ko dukora isengesho nge nawe, ni isengesho risaba kwizera gusa, nta yindi principe ngusabye, nta kindi nonaha ngusabye muri uyu mwanya. Isengesho rigira byinshi risaba, rigira n'amahame ariyobora, ariko aka kanya nta kindi ngusabye, ni ukwizera ko isengesho tugiye gukorana rikugirira umumaro kandi rishobora kuzana impinduka aka kanya, kuko kwizera kugukiza uwo mwanya iyo ufite kwizera kutarimo gushidikanya. Nyemerero dukorera isengesho rishingiye mu cyanditswe cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43, turasoma n'umurongo wa 18. Haranditswe ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, kuko ubu kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Amen. Reka twongere kandi dukwifashisha umurongo umwe uboneka mu gice cya 48 cya Yesaya, n'ubundi turasoma n'umurongo waho wa 7 gusa. Biremwe nonaha si ibya kera, kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Amen. Mu ijambo rigufi yashaka ko dusengeramo, nifuje ko twaremesha ikintu gishya kuri wowe nanjye. Umuntu hari ibintu aba amenyereye, aba yarabayemo, amateka yahashize he, akamuherana. Kandi mbibutse ko umwanzi w'ibihe ni uguheranwa n'amateka. Ahashize hawe hashobora kukubera heza iyo wizeye ko wahahindura, kuko akenshi ibyatubayeho ni umugozi uduhambira utubwira ngo ese ibyakubayeho byahinduka, ese ibyo unyuzemo muri iyi minsi itambutse urabona hari icyakurengera, ese ubona gukorwa n'isoni kwakubayeho, ubona hari ikindi cyubahiro wahabwa. Ibya kera bishobora kutaba byiza bitewe n'aho twanyuze, ibyo twaciyemo, ibyo twabayemo, bikaduherana, bigatuma biba intandaro yo gutuma duheranwa n'amateka. Kandi ntacyo wakora ngo wongere ugarure ibyahise ubibyaze ibyiza, ahubwo urwana n'igihe ugezemo kugira ngo ugihindure kizakwibagiza amateka yahahishe. Ahahise rero ntihaguherane, ibyakubayeho bye kuguherana. Ndagira ngo dukorane isengesho, Imana ikuremera ikintu gishya. Birashoboka kuri mu minsi ufite ibyakubayeho bigukomerekeje, biguteye agahinda, udashobora no gusobanurira abantu. Hari biba byarisobanuye bitewe n'uko byagaragaye, hari n'ibikubaho mu ibanga abantu ntibabibone, ntibabimenye. Ndagira ngo dukorane isengesho rigufiye, Imana igukorera ikintu gishya, gukorera ikintu gishya, ikuremere ikintu gishya. Mwanditsi aravuze ngo ibya kera ntimubyibuke kandi mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya. Ese wizeye ko Imana yagukorera ikintu gishya ku buzima bw'umuryango wawe nawe ubwawe? Imana yagukorera ikintu gishya, gusa icyo usabwa ni ukubyumva. Iyo ubyumvisha ukabyemera ukabyizera, biraba. Uyu munsi nduwa ndiwe, ariko utandukanye n'igihe cyahise. Hari abo tuziranye umwanya ndi kubwira, ngewe wahashize na ngewe w'uyu munsi turatandukanye. Kwizera kundimo kubasha kundemera ikintu gishya buri munsi, kandi igishya ntabwo kiza kuko hashize iminsi, ahubwo iyo ukiremye muri wowe kiraba. Umuntu ashobora kurema ikintu giteye ubwoba hanze, agiye kuri tuwarete akabona ikibwa gituramye ahantu mu nguni, akakibona kuko cyatangire mu mutima, amaso akakibona, akanga gusohoka, akavuga ngo hanze ndahareba ikintu, kuko amaso ye yamaze kucyakirira mu mutima, aranakibona inyuma. Rero ndagira ngo banze wumve ko Imana ishobora kurema ikintu gishya. Niba mu isi y'umubiri umuntu aremesha ikintu akakibona, akagiteraho amaguru kikaba haba, akagiteraho amaboko akakibona, akabona neza aho kiryamye akakireba, n'uyu mwanya mu mutima wawe ushobora kurema ikintu gishya kikaba. Ndagira ngo tureme
ndagira ngo nkwinginge muri iyi minota migufi mu isengesho mfite tureme ikintu gishya. Biriya yatubwiye ngo biremwe nona si ibya kera kugira ngo mutavuga ngo byari bisanzwe. Oya, ndagira ngo nona twinginge Imana kubwo kwizera kwanjye nawe turemerwe ikintu gishya. Turemerwe ikintu gishya, dushobora kuremerwa amateka mashya, dushobora kuremerwa ubuhamya bushya, dushobora kuremerwa ishimwe rishya, dushobora kuri icyo kibazo cyawe ushobora kuremerwaho ishimwe rishya. Sinitaye ku gihe umaze muri iyo situwasiyo, sinitaye mu mezi umaze n'imyaka uyimaranye, ntabwo ari ngombwa. Ngombwa nuko wizera ko Imana yakora ikintu gishya kuri wowe, kandi birashoboka. Bibiliya igitubwira abantu bizeye babona igitangaza uwo munsi wo kwizereraho kwabo. Hari umugore wari umaranye imyaka 12 indwara avirirana, ngo amenya amakuru uwo munsi ntiyarayasanganywe. Amenya ko hari umugabo bita Yesu uri kunyura mu mudugudu, ariko uhanyura ngo baramubwira ngo nyamara hari umugabo ukiza. Arabwira ati mutanandangere kanjye kwishakira amakuru. Ngaramanuka yirukanka aragenda. Akigerayo asanga ababyigana ariko batafite intego. Agira intego nziza mu mutima kuvuga ngo ngewe reka mbyigane njya kumukoraho ngasesera mu bantu. Amukoze hako kanya kuko yibwiraga ko namukoraho icyago cye kirakira, ngo agikora ku ikanzu gusa, adakoze ku kiganza, adakoze ku kirenge, atamubwiye ngo rembarembye amaboko ngoreho. Ako kanya icyago cye kirahagarara, ahava ari muzima. Ngo Yesu yiyumva ko hari umuntu umukozeho bitandukanye n'abandi. Ndagira ngo nkubwire mwene data, kwizera kwawe kwagukiza muri uyu mwanya. Ntabwo ndi Yesu, ariko Yesu ari muri jyewe kuko yarampamagaye. Niba dukorana nayo, kwizera kwacu kwadukiza muri uyu mwanya. Nyemerera dukorane isengesho rivuga ngo Imana ikuremera ikintu gishya. Ongera uvuge ngo Imana indemera ikintu gishya, kandi kiremwe nona, apana kera, kiremwe nona. Ndabyatura ndi umukozi w'Imana, ndabyatura ndi umuhanuzi, ntabwo mbyihimbamo. Imana yaransize. Ndatura ijambo rivuga ngo Imana ikuremera ikintu gishya muri uku kwezi, muri iyi minsi, muri ibi byumweru, muri uyu mwaka tutari twawusoza. Imana nikuremera ikintu gishya kizatuma abantu bamenya ko wasenze Imana. Birashoboka ko waba uvuga ngo narasenze, ariko reka twongere dukoranire isengesho. Imana ikuremera ikintu gishya, Imana ikuremera ikintu gishya. Kwizera kwawe kuguheshe kuremerwa ikintu gishya. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko uri umwungeri mwiza. Iri jambo nsomye ntabwo ndisobanura cyane, ahubwo kubwo kwizera kwa buri muntu wese udukurikiye muri uyu mwanya, ndinginga kubw'ijambo ryawe, reka amateka ye kubaherana, reka bagire ubuhamya bushya. Abadukurikiye muri uyu mwanya, ndatura ijambo ribohora ubuzima bwabo, ndatura ijambo ribohora imibereho yabo, ngo baremerwe ikintu gishya kubwo kwizera, baremerwe ikintu gishya kubw'umutima wizeye. Ijambo ryatubwiye ngo bishobora kuremwa nonaha. Natwe turemesheje ikintu gishya, turemesheje amateka mashya, turemesheje ubuhamya bushya, turemesheje ijambo rishya mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ari bibagoye, birashoboka ko ari bibaremerereye. Nanjye ndatura ijambo rishya ku buzima bwawe. Iki cyanditswe ngihawe n'umwuka wera. Reka buri muntu wese ugikurikiye mu izina rya Yesu kimuremera ikintu gishya, kimuremera impinduka nshya, haba mu kazi, haba mu rugo, haba mu bana, haba ku mugabo cyangwa ku mugore, haba muri famiye, haba mu itorero, haba mu gihugu cyacu cyangwa no mu bindi bihugu. Aho umuntu wese ari aremerwa ikintu gishya. Mu kazi birashoboka, warema ikintu gishya mu kazi, warema ikintu kidasanzwe abantu bakavuga ngo iki ni gishya. N'Imana ibikoze, wabibagiza amateka ashize ukabaremera amateka mashya. Ukuboko kwawe kwiza gusumba amaboko y'abana b'abantu, ukuboko kwawe kwiza gusumba imbaraga z'abana b'abantu. Ndasenze mu butware mpabwa n'ijambo ryawe ngo baremerwe ikintu gishya, baremerwe ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Uyu munyamibabaro ubabaye, uyu munyamibabaro ufite agahinda, uyu muntu ubabaye ufite imibabaro y'igihe kirekire, ndakwinginga mwuka wera, ndakwinginga imbaraga z'agakiza kacu ngo ureme ubuzima bushya, ureme ibyishimo, ureme umunezero, ureme amateka afite impinduka mu izina rya Yesu. Aka kanya kubw'ijambo ryawe reka buri muntu wese wizeye abona amaboko yawe, kandi kubw'ijambo ryawe tuzashima, kandi icyo uzaba ukoze tuzakivuga, tuvuge ngo wakoze ibikomeye kandi ubikora mu buryo butangaje. Urakoze kubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ikuremera ikintu gishya kandi ubyizere ko kiremwe nonaha. Imana iguhe umugisha. Mwari kumwe na Pasiteri Ndorimana Edouard. Amen. Imana ibagirire neza.